Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni iki tubwira abantu? Ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira abantu ko tubakunda, ni ukubwira abantu ko tubashimira, ni ukubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu, ni ukubwira abantu ko ari umugisha, ni ukubwira abantu ko kuba tubafite ubuzima burushijeho kugira gute kuryoherwa. Ibyo rero nta handi tubivugira, ni ahangaha kuri Mubwire TV. Murabizi mujya mudutuma, abantu bamwe batangiye kubimenya, muraduhamagara mukadutuma ku bantu mukunda, ku bantu mushaka gushimira, tukagenda tukabibabwira. Tunaboneraho umwanya rwose wo kubabwira ngo nimwongere mubwire abantu ko mubakunda, nimwongere mubwire abantu ko mubashimira. Abana mubwire ababyeyi banyu ko ari ab'ingenzi. Ese ko nta muntu uratubwira ngo tujye kumushimira mama we, nyina w'umuntu sha, mubwire ababyeyi ko ari ingenzi, ari umugisha. Nibyo rero twebwe tubwira abantu, nibyo dukora hano kuri Mubwire TV. Turashimira abantu bose bakoze subscribe, abantu mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, babandi munyandikire inbox, babandi mumbwira ngo tubashyire muri groupe. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, namwe muri ingenzi. Mbere ko dutangira ibiganiro rero kambanze mbabwira ahantu mushaka gukura ibintu by'ubwenge, abantu mushaka kudodesha imyenda, mushaka kwambara neza, mushaka kudodesha amarido, mushaka kudodesha imyenda y'ubukwe, ibintu byose Grace arahari. Grace ni umutayeri mwiza w'inyangamugayo, akorera mu isoko rya Nyarugenge. Nimero ni 0788 50 95 73. Uwo ni Grace. Hanyuma abashaka kwambara neza imyenda myiza ya caguwa, nunu nawe arahari muri chic, unjire ku muryango wa Access Bank. Nimero ni 0788 70 88 35. Uwo ni nunu. Nunu aragufasha kwambara neza. Wamwandikira kuri WhatsApp na Grace wamwandikira, bose bakagufasha bakagusobanurira. Fabiola nawe rero agufasha kubona imodoka nziza za hybrid kuri 0788 98 13 097. Uwo ni Fabiola aragufasha ukabona imodoka nziza. Hanyuma Yvette rero ni 0788 65 12 58. Yvette aguha indabo, aguha amavaze, atuma mu rugo rwawe hasa neza. Hanyuma rero abashaka kurya neza namwe inyama n'inkoko, Tenta arahari, acururiza hano urabona uyu muhanda wa Kicukiro uva centre ujya kwa Gitwaza, ukahita ukata umuhanda umeze nk'ujya kwa Karirosi. Aho ngaho imbere amaduka ari ruguru y'umuhanda bitubona boucherie, niho Tenta akorera. Nimero ni 0788 44 94 Tente wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp, akakoherereza inyama nziza, akakoherereza inkoko nziza, mukarya neza, mukarushaho kubaho neza. Hanyuma nawe ushaka kuba ushaka kwamamaza, ushaka kuba ushaka ko ibintu byawe bigera kure, tubwire rwose turagufasha ibintu byawe bigere kure, kandi tubivuge neza, tukwamamarize neza, bigende neza. Murabizi rero ko iyo tutakoze surprise, iyo nta muntu wadutumye cyangwa natwe tutafite umuntu twatunguye, tugira gutya tugashaka topic imwe tukayiganiraho. Uyu munsi rero nashatse ko tuganira. Murabizi hari igihe hari abantu tuzi, ubu bizi neza ko abantu bakunda kuvuga nabi, cyangwa umuntu ukabona hari abantu bameze nkaho cyarajya bangu bahinduka nk'uruvu, ugasanga umuntu mumaze iminsi muvugana neza, nta n'ikibazo mufitanye, wenda nta nubwo muri inshuti siki, ariko ni umuntu mudafite n'icyo mupfa, musanzwe muvugana neza. Wamuhamagara umva umuntu akagushihura, kumva aragusubiza yakumefiye, urumva aravuga nabi, kose nk'uyu muntu turapfa iki, uyu muntu twararanye, uyu muntu byagenze gute. Ugasanga ku kazi hari umuntu uzwi neza ko agira umushiha, ukabati umva wavuga ati se mugende ubwire kanaka ati babarira none urarangica. Ugasanga wenda bibaye na ngombwa ko mutinda mu kazi, mufite undi mutegereje kugira ngo ari mubwire ikibazo cyanyu, kuko uhari afite umushiha. Rero ibi bintu ugasanga ngaho ni mu kazi, mu rugo hari abantu bafite umushiha, no muri bisi muzi ko hari abantu bafite umushiha. Kwa kundi hari udutebe muri bisi wajyaga ugenda two mo hagati, ugasanga wenda uhagurukije umuntu kugira ngo utambuke, umuntu akagushihura mwana yanjye, uyu muntu twararanye. Cyangwa babandi bari mu bisi binini byo kugenda bahagaze, gusanga umuntu gwavuga ati se reka ntambuka, umuntu akagushiha. Mbese babantu bahorana umushiha, namwe muhita muhindukira, uraba nawe hari umuntu uzi horana umushiha, kibaza se uyu muntu yabaye iki, uyu muntu byagenze gute. Rero naje kubabwira ngo abantu murabizi ni kuri Mubwire ko tubwira abantu ko tubakunda, ko tubwira abantu ko ari beza, ariko umuntu ufite umushiha kumubwira ko umukunda, kumubwira ko umushimira, kumubwira ko ari mwiza biragoye. Niyo mpamvu usanga kenshi banafite n'imishiha, nta muntu wabahaye urukundo. Rero ikintu naje kubabwira, naje kukubwira ngo nubona uyu muntu
ntuzamusubize cyangwa ngo umurakarire. Biragoye kutarakara pe, kuko nanjye hari igihe mpamagara umuntu nkumva umuntu ari kunshihura, mu by'ukuri se umuntu turaherukana, ubu si uyu muntu mubajije nabi ugasigara ahubwo wisuza uyu muntu ubu nari mubwiye nabi. Ariko ikintu naje, kuko impamvu nanjye mbivuze, mu minsi ishize nanjye byambaye, nahamagaye umuntu aca umuntu ko tudaherukanye n'ibintu ndi kumubaza ko si we bireba, wenda bikwa ko nduca ku muntu kugira se uyu muntu arampora iki. Ariko bita bimpa isomo. Ubu ngubu njyaho ninjiye muri ibi n'akantu kose ngenda nkakuramo isomo, mpita nibaza nk'uyu muntu koko yagize ikihe kibazo. Rero namwe nje kubabwira ngo nubona uwo muntu umeze gutyo, uwo muntu uvuga nabi, uwo muntu uri kugushihurana, uwo muntu ubona ufite umunabi, bumuretseho gatoya. Hari igihe umuntu nawe ubanza utegereze ko uwo muntu nimba wenda mukorana, cyangwa nimba ari mu rugo, cyangwa nimba nyine mufite ahantu muri guhurira, urebe ko ari bwigarure. Muha akanya gatoya uze kureba ko aza kwigarura. Nataza kwigarura, ushaka kumureka muri uwo munsi, wenda ejo ukamusanga ukamusuhuza ukamubaza se umeze neza, mubaze ko umeze neza, umaze ngo umeze neza, ubuzima buragenda neza. Nakubwira ko ameze neza uzavuga ko Imana ishimwe, nugira umugisha rero azagufungukira akubwira ati simeze neza bitewe n'ibi. Ahanini rero aba bantu bakunda kuvuga nabi, ibi bintu bifite ibintu bibitera. Ngiye kubabwira ibintu bibitera, uzajya binatewe n'umuntu uri kukubwira nabi. Hari igihe uzaba umuzi, uzi ubuzima bwe cyangwa uzi uko bigenda, uko ameze, bizajya bituma utamurakarira, bitume unamufata uko aje, umwakira uko umubonye. Ikintu cya mbere rero gishobora gutuma umuntu avuga nabi, hari umuntu uvuga nabi yashonje, ugasanga umuntu ushonje aravuga nabi. Icya kabiri, ushobora gusanga umuntu ari kuvuga nabi kubera ubukene. Hari abantu badashobora kwihanganira ubukene mu gihe nta mafaranga afite, mu gihe nta giceri afite, ugasanga umuntu aravuga nabi, afite umushiha. Ikindi gihe rero ugasanga n'umuntu iyo ananiwe, hari abantu iyo bafite umunaniro yarushye, ugasanga umuntu wenda akazi karangira 12:00, umugezeho 11:50, umva ko akoze ati yabaye imboga, yarushye pe, akagushihura. Banza urebe ngo uyu muntu ntananiwe, uyu muntu wenda afite uruhinja, cyangwa wenda arahangayitse, ntafite ibitotsi. Abantu nabo badasinzira neza bakunda kugira umunabi cyangwa kugira umushiha. Ikindi, kubura urukundo, kuba adafite umuntu umukunda. Nta muntu umwe udakenera umuntu umukunda, kuba umuntu ukwitaho, umuntu ukubaza se wa mugani wariye, ngo waramutse neza, umeze neza. Ese uwo muntu urabizi neza ko afite umuntu uri kumuha urukundo? Kuba rero nta ke yari kubona, nyine afite umushiha. Ikindi, kurara mu ntonganya. Umuntu uba waraye mu ntonganya, hasi hejuru, cyane cyane za ngo zitumvikana, cyangwa abana bari mu miryango itumvikana, abo bantu babakunda kugira gute? Kuvuga nabi. Ikindi, ashobora kuba afite n'uburwayi, ari kubabara, wenda arwaye iryinyo riri kumubabaza, nawe uri kuza wenda umubaza ibintu bidasobanutse. Hari igihe banza urebe se ntabwo uyu muntu ari mu burwayi, uburwayi si arwaye, si byo biri kumutera kuvuga nabi. Ese ikindi, amateka birayazi, ubuzima bwe urabuzi, wenda afite ibikomere. Hari ibikomere bitandukanye. Hari igihe umuntu aba yarabuze abavandimwe, yarabuze umuryango, none ugasanga kuri iyo tariki uri kumubaza cyangwa uri kumuhamagara nibwo yibutse ibyo bintu. Ibi ndi kubibabwirira iki? Ndi kubibabwira kugira ngo mugakunde guhita muca urubanza cyangwa ufate imyanzuro uvuga ngo uyu muntu sinzongera kumuhamagara, uyu muntu ndamubrotse, uyu muntu ndamurakariye kubera yuko yambwiye nabi. Banza usubize amaso inyuma uvuga ngo ariko se ni igiki cyamuteye kuvuga nabi? Uyu muntu ko tudaherukana, uyu muntu ko tudasanzwe tuvugana nabi, uyu muntu ko nta sambu dupfa, ni iki gitumye ambwira nabi aka kageni? Ikindi, umuntu ashobora no kukubwira nabi akwitiranyije. Njyewe hari abana b'abashuti banjye, umwe niwe twize ku kigo kimwe, yari afite impanga ye, ariko twakundaga guhura kuko uwo nguwo yari umushuti wanjye. Twahurira nko muri gare nkatangira kumutera story, dusubiramo story zo ku ishuri, akabanza akanyumva kuko yaranzi, ariko njye sinazi kubatandukanya. Yarangiza akahita ambwira ati ntabwo ndi kanaka. Hari umuntu rero ushobora kukubwira nabi urugero bitewe wenda urasa n'abavandimwe bawe, cyangwa se hari n'igihe umuntu akubwira nabi bitewe n'uwo ari kukwitiranya nawe wamuhemukiye, cyangwa wahemukiye umuvandimwe we, akaba yakubwira nabi bitewe no kukwitiranya. Ikindi, abantu bavukiye mu makimbirane, abantu bavukiye muri bya bintu njya mbabwira, babyeyi mpora mbabwira, sinzareka kubibabwira aho nabereye umubyeyi. Muha abana banyu urukundo, muha abana banyu umwanya, muha abana banyu agaciro. Ku isi nta kintu mufite gifite agaciro nk'abana mufite, kuko abana
nibo ibi bintu byose abo bantu baba baduha, abo bantu bari kudushihura, abo bantu bakubwira nawe umuntu wifata akakubwira nabi, hari igihe aba yaravukiye mu makimbirane, hari igihe aba yaravukiye nyine mu nduru, ugasanga ibyo bintu bagize gute biramukurikiranye. Niyo mpamvu ntabura kugacisha mbabwira ngo nimuhe abana banyu urukundo bazatanga urukundo. Ibi bintu rero mbibabwira iki? Abantu benshi baretse abantu benshi batakaje abantu, uvuga ngo uriya muntu ngo arirata, uriya muntu uzi ukuntu avuga nabi, kandi si buri gihe. Nawe utekereje hari igihe yakubwiye neza, iyo utekereje hari igihe mwagendanye neza, ahubwo ibaze ngo ni ibiki byamuteye kuvuga gutya. Egera umuntu rero maze umubaze ngo umeze neza, ese wariye, ese biragenda, ubuzima bumeze gute? Ariko ntuhite ubimubaza muri uwo mwanya, kuko bitewe n'umubabaro afite n'agahinda afite yakuvusamira hejuru akakubwira ngo ntabwo ushinzwe, ntabwo bikureba, ibiki mujye mureba ibibareba, ntimukinjire mu buzima bw'abandi, utwo tuntu twose. Ariko banza umuha akanya, muhe time muyitekerezeho, nawe hari n'igihe mwuka w'Imana mukoreramo akaza akubwira ati sha usiko nakubwiye nabi, ati buriya rero akazi kari kancanganyikishije, buriya byari bimeze gutya, ugasanga arigaruye, kandi niyigarura ni ukuri mubabarire. Bantu rero namwe mwihaye ibintu byo kwigira intare, muhora mutonoma, muhora muvuga nabi, oya, ibintu byo kuvuga nabi ntibigezweho. Ibintu byo guhorana amahane, ibintu byo guhorana umushiya, ibyo bintu rwose ntago byunguka. Ni muce bugufi, ni mubane neza n'abantu, ni mwiyoroshye, ndetse nunabona ko Satani yaguteye ukavuga nabi, subiza amaso inyuma ubwire umuntu uti mbabarira. Nta bintu byinshi rero ndi bubabwire, narinje kubabwira ibi bintu by'abantu bahora bavuga nabi, ibintu by'abantu bahora nyine barakaye. Aba bantu mujye mubanza mubareke, mubitondere, mubanze mumenye ngo ese bafite ikihe kibazo, ese ubuzima bwabo buragenda neza, ese imibereho yabo imeze neza, mukurikirana amakuru yabo, mubanze mumenye ngo nibinaba ngombwa nyuma atarakaye uzamwinjirire, mumaze tese papa na mama wawe byari babanye gute, byari bimeze gute, ese ubuzima bwabo bumeze gute, akubwire. Uzasanga ari ikintu cyamuteye gukomereka, kimutera uwo mushiha wa hato na hato. Rero mureke twebwe abantu bo kuri Mubwire, abantu mwagize umugisha wo kwizira hano, wowe uri mu bantu bakoze subscribe, ntutuma abantu barakara, umuntu ushobora gutuma abantu babona ko hakiri abantu beza, umuntu ushobora gutuma abantu babona ko hari abantu bavuga neza, umuntu ushobora gutuma abantu aho mukorera bavuga ngo ese uyu muntu ko yahindutse byagenze gute. Twabonye ko abantu batanga ibibi, abantu bahora bavuga nabi, abantu bahora baca abandi intege, abo bantu bafite uburwayi, ni uburwayi, kandi hariho n'abaganga babivura. Mujye mukurikirana, mukore research, abaganga barahari, babagende mubaganirize. Ikindi nubona umuntu wamugani akomeje kujya avuga nabi, imyitwarire yihinduka kandi atari ko yari ameze, mugire inama, umubwire ashaka abantu bamuganiriza. Naje gusanga mu buzima wamugani umuntu wese aba akeneye no kugira abantu bamuganiriza, kuko hari igihe unaniwe, hari igihe wumva mu mutwe byanze, kandi twishyizemo ngo abantu bose niba bingwa abantu, hari abantu badafite abantu, udafite umuntu ushaka kuganyira, udafite umuntu ushaka gutugunguririreho. Rero mujye musaba Imana ibaha abantu bazima, kandi murusheho kubera abandi umugisha. N'ubu umuntu utuma abantu barakara, n'ubu umuntu utuma abantu bazinukwa abantu. Murakoze rero, ndabakunda. Uyu munsi nje kubabwira ngo abantu bo kuri Mubwire TV muba abantu bavuga neza, muba abantu batanga serivisi nziza, muba abantu mubwire abantu ibyiza byabo. Hari umuntu ejo bundi wanyandikiye ngo rwose ngo ujye utubwira, ngo watwigishije ngo kubwira abantu ibyiza by'abajyari, ngo tubwiye ngo n'uyu muntu kogosha ko abikora neza. Si wumva se amasomo ari gufata? Nimba umuntu abikora neza mubwire, nimba umuntu afotora neza mubwire ngo ufotora neza, nimba umuntu asuka agasuka neza mubwire ngo asuka neza, nimba umuntu atanga serivisi nziza mubwire ngo atanga serivisi nziza. Ntukajye uva ahantu nta muntu ubwiye ikintu cyiza cye. Ntukaba umuntu wawe undi uhora ubona ibibi gusa, ibibi gusa. Oya, nimba ugiye ahantu umusekirite akakwakira neza, akagusuhuza, akabwira neza, mubwira ati sekirite vraiment ukora akazi kawe neza. Ibyo bintu koko ubwo bitwaye iki? Nimba umuntu asa neza wamubwiye ko asa neza, nimba umuntu ahumura neza wamubwiye ko umuntu ahumura neza. Ibyo bintu biragukuraho amanota, birakubuza kuba umugore mwiza usobanutse. Umuntu mubwire ibyiza bye, ibibi byo ntazabura babimubwira, nawe arabizi. Ahubwo twebwe icyo abantu bapfukiranye n'ibyiza biturimo ndetse n'ibyiza bibarimo, mureke rero tube abantu babwira ibyiza by'abandi. Ndabashimiye, mukomeze mukore like, mukore share, mukore subscribe, mukore muri comment, mutubwire ngo ibintu tuvuga nibyo cyangwa sibyo. Natwe mutubwire ibitagenda neza, mubitubwire, turari kugira ngo tubikosore, kandi turabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom.